uko wakwandikirana n'umuntu mudahuje ururimi kuri telefone yawe. Hari ukuntu ujya kubona ukabona umuntu akohereje message mu rurimi utazi bikakugora kumenya icyo yakwandikiye. Muri iyi video ngiye gukwereka uburyo uzajya ukoresha ukamenya ibintu yakwandikiye ukabihindura mu rurimi wumva noneho ukahita umenya ikintu yarakwandikiye. Noneho nkwereka n'uburyo nawe wafata message ukayandika mu Kinyarwanda ikahita ihindura mu rwo rurimi yarakwandikiye bikamugeraho byahindutse mu rurimi yarakwandikiye. Iyi video irimo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ndakwereka uburyo wakwandika message isanzwe iri nko mu Kinyarwanda ikahita ihindura mu rundi rurimi utazi. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri turarebera hamwe uburyo wafata message umuntu yakwandikiye mu rurimi utazi ukahindura mu rurimi wumva noneho ukabasha kumenya ikintu yarakwandikiye. Ku buryo uzamenya ikintu yarakwandikiye noneho ukamwandikira noneho mu Kinyarwanda cyawe bikahita byihindura mu rundi rurimi nkuko tuza kubireba mu gice cya mbere, noneho message nayo ikamugeraho mu rwo rurimi yumva neza akagira ngo urwo rurimi uraruzi. Igice cya gatatu turarebera hamwe noneho uburyo hari nk'ukuntu uba wagiye nko mu nama cyangwa wagiye nk'ahantu runaka ugasanga bagwahenda nk'urupapuro ruriho ibintu by'icyongereza cyangwa ururimi utazi. Ndakwereka uburyo wakoresha none ibyo bintu byanditse kuri urwo rupapuro ugakoresha telefone yawe noneho ukamenya ikintu cyari cyanditseho mu Kinyarwanda. Gusa ntabwo biri bukore ku rupapuro gusa, bishobora no gukora kuri telefoni. Nk'urugero hari nka application ufungura runaka ugasanga harimo ibintu biri mu rurimi utazi, yenda nk'urugero ugasanga harimo ibintu utazi, nk'urugero nk'aka screenshot ikizemo hano. Ndakwereka uburyo noneho wagafata noneho ukagakoresha ibintu biri mu Cyongereza nk'ibi ngibi ukahita ubihindura mu Kinyarwanda ukabasha kumenya ibintu byanditse aho ngaho. Tudatinze mu bintu byinshi reka nkwereke uko bikorwa. Ariko nyabona mbere kugira ngo dutangire liking video ukore subscribe niba utarayika, niba ufite ikindi kivuzo cyangwa inyunganizi bisigaho muri comment ndahita ngusubiza. Rero tugiye guhera ku gace ka mbere, tugiye kureba uburyo wajya wandika ibintu bikahita byihindura mu rurimi ushaka ko byihinduramo. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzakora, ava kuri application umuntu yarakwandikiyeho. Ukimara kuvaho nta kintu urakora, fungura Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone ukoresha. Ukimara kuyifungura nta kintu uzakora, uzahita uza hano muri search hano munsi, uhita uza hano muri search hano hejuru, uhite wandikamo Gboard. Gboard urandika uku nguku, nurangiza ukore kuri ita utegereze. Ukimara gukora uzahingukira ahantu hameze uku nguku, nta kindi wowe uzahita ukora, uzahita westart application ya mbere iyi ngiyi iri hano, uzayikoraho yestart. Nimara kujya muri telefone yawe nta kintu uzahita ukora, uzahita ujya gufungura hano noneho ahantu umuntu yarakwandikiye, niba ari kuri WhatsApp cyangwa kuri message isanzwe cyangwa kuri email cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri Instagram, uzagenda uhafungura ujye kuri iyo message. Nk'urugero ngiye gufatira hano kuri WhatsApp, uzayifungura. Ukimara kuyifungura nta kintu uzakora, yenda sinzi ukuntu keyboard yawe imeze ariko twebwe urabona ukuntu keyboard yacu imeze. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzakora, uzahita ukora kuri hano hantu hari ubuzubune ahangaha uri kuhabona hano kizu dufuresh uzakoraho. Ukimara gukoraho uzasanga hano mu magambo hano hasi harimo ijambo rya translate hano ngaha uri kuhabona. Rero kugira ngo urizane muri utu tuntu twa hano ruguru, muri tuno tuzu dutambitse twa hano hejuru, uzafata ikintu kimwe ukimanure. Nk'urugero tugiye kumanura kangaka tugashyira hano hasi, uzagakoraho utsindagirwa umisho, nurangiza umanure gakeya uhita ugashyiramo hano hasi, nurangiza uhita ufata ya translate uhita ijyana hano hejuru. Nk'urugero nawe uyikoreho uzamure gakeya uhite uza uyishyire ahangaha. Urabona ko translate isi ijya hano hejuru. Nta kintu uzahita ukora, rero uzahita ukora kuri kano kantu ka back akangaka. Ukimara kugakoraho nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora hano kuri kano kantu k'akazu akangaka kashyizeho udufuresh uzakoraho. Ukimara kugakoraho uzahita ugera ahantu hameze uku nguku, nk'uko uri kuyibona kuri taburo. Urabona uruhande rumwe hariho Icyongereza, urundi hariho Spanish, urabona ni urwo rurimi ruriho. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzakora, hano hambere urashyiramo ururimi ushaka kwandikamo, noneho hano ha kabiri ushyiremo ururimi biza kwihinduramo. Nk'urugero hano hambere ngiye gushyiramo Ikinyarwanda, ndandika mu Kinyarwanda, hano uzakora hano ku Kinyarwanda. Ukimara gukoraho nta kintu uzakora, uzareba muri bino bihugu byose uzashakishamo igihugu cy'u Rwanda, uzagishakishamo. Nk'urugero ngiye ng'icyano hejuru uzagikoraho. Ukimara kugikoraho nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora no kuri ururimi rwa kabiri ushyireho ururimi ushaka ko biza kwihinduramo. Nk'urugero reka dufatire ku Cyongereza, uzarukoraho uzakora kuri English. Ukimara gukora kuri English rero nta kintu uzakora, iyo ugiye kwandika dore ahantu wandika hano munsi ahangaha kizu dufuresh uzakoramo, noneho wandike nk'urugero ibintu ushaka ko biza kwihindura mu rurimi ushaka uwo muntu yakwandikiyemo. Nk'urugero reka yenda twandike nk'ijambo, wenda reka twandike yenda mwaramutse mutse neza. Nk'uko uri kubibona urabona hano munsi twanditse mwaramutse neza, ariko hano hejuru urabona ko ari good morning. Urabona ndandika mu Kinyarwanda bigahita byihindura mu Cyongereza. Gusa ntabwo byihindura mu Cyongereza gusa, ushobora no guhindura ururimi ukoze kuri kano kamenyetso akangaka. Wamara gukora wenda ukahita uhindura ururimi ushaka ko biza kwihinduramo rutandukanye n'Icyongereza. Ushobora kuba wenda ushaka ko byihindura mu Gishinwa, kuko hano harimo indimi nyinshi zigiye zitandukanye ushobora gukoresha wandikira umuntu kandi message ikamugeraho muri urwo rurimi. Rero ubu ni uburyo bwa mbere ushobora gukoresha wandikira umuntu ururimi utazi. Urabona twanditse mu Kinyarwanda, hano munsi hano hejuru bise biza ari mu Cyongereza. Rero ushaka kumwandikira nyine uramwandikira message ushaka kumwandikira bigenda byihindura mu Cyongereza
cyangwa byindura mu rurimi wahisemo washatse kumwandikiramo. Iyo umaze kubyandika byose nta kindi uhita ukora, uhita wohereza message yawe bisanzwe nk'uko usanzwe wohereza message ikahita igenda ari icyongereza cyangwa ururimi wahisemo. Twebwe urabona ni icyongereza, urabona dukanze kuri iyi buto yo kohereza, urabona ihise igenda ari icyongereza. Rero buno uburyo bwa mbere ushobora gufata ukandika message ikahita yihindura mu rurimi utazi. Urabona ihise ijya mu cyongereza, ngiye fatiye ku rugero ku cyongereza n'ikinyarwanda. Noneho bidatinze tugiye kuhita tujya ku cya kabiri, ariko nyabura niba ugeze kuri uyu munota liking iyi video ukore na subscribe. Rero ikintu cya kabiri nk'uko twari twabivuzeho, tugiye kureba nano buryo wamenya message yarakwandikiye mu rurimi utazi ukahindura mu rurimi wumva ukamenya ikintu yarakubwiye ku buryo ushobora kumwandikira uzi neza ikintu akwandikiye. Rero kugira ngo ubimenye nta kintu uzakora, uzajya kuri message akwandikiyeho. Nk'urugero tugiye gufatira kuri iyi ngiyi hano ruguru, iyi ngiyi ishyizeho udufresh, iyi ngiyi uzayikoraho n'urutoki rwawe se nk'ugumishaho. Ukimara kugumishaho uzahita ubona kano kantu hano hejuru ka copy. Gusa kano kantu ushobora kutakabona bitewe na telefone yawe, utakabonye hano hejuru wahita ukora kuri buno budomo butatu, niho uzasanga copy. Noneho nurangiza ubwo butumwa ubukopi, ariko twebwe uko twakabonye hano nta kintu tuzahita dukora kuri kano kantu ka copy tubukopi. Uzakopiya message yakoherereje ushaka kwiza kwihindura mu rurimi wumva. Ukimara gukopiya rero we nta kintu uzahita ukora hano hambere, none uzashyiramo ururimi iyo message yanditse. Muzabanza urebe urwo rurimi, ese iyi message yanditsemo cyanditse mu Cyongereza, yanditse mu Gishinwa, yanditse mu Giswahili, wowe uzareba nyine ururimi iyo message yanditsemo. Ariko twebwe yenda nk'urugero reka dufate ko tutaruza, ariko urabona ko iyi message nyine yanditse mu Cyongereza. None we nta kintu uzakora hano hambere, noneho uzashyiramo Icyongereza. Aha ngaha hambere uzakoraho uhitamo English, hano hambere uzakora hano hari Ikinyarwanda. Ukimara gukora uzahita ushakisha muri bino bihugu uhitemo English uzarikoraho. Ukimara kuyikoraho nta kintu uzakora, hano hirya naho urabona Ikinyarwanda kise kijyanamo. Hano hirya uzahitamo ururimi ushaka ko biza kwiyandikamo. Ushobora kuba wumva Ikirundi, hano naho Ikirundi nakibonye nabonye kirimo ni buri umurundi, nayo iyi video yagufasha gukora bino bintu. Rero kuko twebwe ari Ikinyarwanda nta kintu uzakora, none ya message yari iri mu Cyongereza nta kintu uzahita ukora, uzahita uyipestingamo hano. Aha ngaha uzakoramo n'urutoki ugumishemo. Ukimara kugumishamo nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora hano handitse paste. Urabona kano kajambo ka paste kaje hano, uzahita ugakoraho. Ukimara kugakoraho ya message yawe izahita izamo hano. Urabona ko ikimara kuzamo hano message ya ruguru ihisiza iri mu Kinyarwanda, kandi urabona ko hano munsi ari Icyongereza. Rero buno uburyo bwa kabiri ushobora kumenya ibintu yarakwandikiye. Urabona nk'ubu ngubu ushobora kumenya ikintu yarakwandikiye kuri telefone yawe, na bwa buryo noneho bwa mbere, noneho ukahita nawe wandika ibintu ushaka kumwandikira bitewe n'icyo yarakwandikiye. Buno buryo urabona ko ari uburyo bwiza cyane bwagufasha kwandikira n'umuntu mudahuje ururimi. Nk'ubu ushobora kubona message yarakwandikiye, noneho ukahita ukorera tekinike twakoresheje bwa mbere, nawe ukahita wandika noneho message ikahita ihindura mu Cyongereza neza akagira ngo urakizi, kandi mu by'ukuri wakoresheje translate. Rero aka ni aka kabiri. Noneho tugiye kurebera aka gatatu, ariko kadanje ariko kumuti cyane. Rero aka gatatu hari nk'ukuntu uba wagiye nko mu nama runaka, cyangwa yenda wagiye nko ku ishuri sinzi, cyangwa yenda wibereye nko mu muhanda, wahanyuma ukabona urupapuro yenda ruriho amagambo y'Icyongereza, ukifuza kumenya ikintu cyanditse kuri urwo rupapuro. Muri video ngiye gukora kubwo noneho wakoresha noneho ibyo bintu byanditse kuri urwo rupapuro, ugakoresha telefone yawe ukabisikana, noneho warangiza ukahita umenya ibintu byanditse kuri urwo rupapuro rwose nta kintu na gito yabigusabye. Gusa ntabwo bishobora gukunda ku rupapuro gusa nk'uko nabivuze dutangira. Ushobora no gukoresha application runaka ugasanga hariho ibintu utazi neza, ukabona harimo amagambo nyine utari gusobanukirwa neza bitewe nuko urwo rurimi utaruzi. Nabwo ndakwereka uburyo wakoresha ukahita usikana ibyo bintu, ukahita none ubishyira mu rurimi wumva, ukahita umenya ibintu byanditse kuri iyo taburo wari ugezeho. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzakora, uzava kuri WhatsApp yawe n'ubundi. Ukimara kuvaho nta kintu uzahita ukora, uzahita ufungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone ukoresha. Uzayifungura, reka mbanze muri back asubira inyuma. Ukimara kuyifungura nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora hano muri search hano munsi. Ukimara gukora uzahita uza hano muri search hano hejuru. Ukimara kuza hano muri search hano hejuru nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo AI Snap OCR. Uzandika Snap, uzandika AI Snap OCR, uzandika uku nguku ubona nabyanditse kuri telefone ya nawe uzabyandika nguku nguku. Nurangiza uhita ukora kuri ita usakishe. Ukimara gusakisha nta kintu uzahita ukora, uzahita uhingukira kuri taburo imeze uku nguku. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri application iyi ngiyi ishyizeho udufresh, iyi ngiyi ya kabiri. Iyi ngiyi uzayibona. Ukimara kuyikoraho we kuko bizaba ari ubwa mbere, sizi niba wari ufite muri telefone yawe, niba ari ubwa mbere nyine ubu uzaba uyibonye, nta kintu uzahita ukora, uzahita uyestara. Nimara kuyestara maze kugera muri telefone yawe, nta kintu uzahita ukora, n'uzahita uva kuri Play Store yawe. Ukimara kuvaho none uzahita ufata bya bintu ushaka gusikana. Nk'urugero ngiye kwifashisha kano kantu nakore screenshot kuri Facebook. Urabona bino bintu biri mu Cyongereza, ngiye kukwereka uburyo noneho mbisikana mbite mbizana
mwereke noneho uburyo wareba noneho ukahita ubihindura mu kinyarwanda. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzakora, uzahita uza muri application zawe bisanzwe. Urabona kano kantu, urabona ko kari mu cyongereza, ngiye kwereka uburyo wakoresha usikane bino bintu, noneho mwereke uburyo uhita ukoresha, uhita ubuhindura mu kinyarwanda cyangwa mu rurimi wumva bikoroheye. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzahita ukora, uzahita ufungura ya application yawe umaze kudownloadinga. Dore ngiyi muri telefone yanjye, uzayifungura, izafunguka imeze uku nguku, uzategereza gakeya ifunguke. Ikimara gufunguka izafunguka imeze uku nguku. Wowe rero urwo rupapuro rwawe, niba ari urupapuro cyangwa niba ari ahantu wakoreye screenshot, uzaba wakoze screenshot ubifite muri telefone yawe. Gusa uba utarabikorera na screenshot, yenda nk'urugero ushobora nko kuba wigere nk'ahantu nko ku cyapa wenda ugasanga kiri wenda nk'icyongereza, ukahita ushaka kumenya ibintu byanditseho ngaho. Kugira ngo ubikore nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya akangaka. Ukimara gukoraho bazahita baguha amahitamo atatu. Amahitamo ya mbere urabona hano nayo gusikana nyine ibintu buri kuri icyo kintu, akangaka kizuga fresh. Hano iyo ugafunguye bahita batangira gusikana ibintu utunzeho kamera. Nk'urugero ugeze nko ku cyapa ugashyiraho kamera, ukahita uyitunga. Iyo umaze kuyitungaho ibintu byari biriho bahita bigusikanira, bakahita babiguha mu magambo nk'uko tugiye kubikora. Gusa kano kantu nkweretse uburyo gakora, ariko singiye kugakoresha muri kano kanya. Noneho kano ka kabiri ko kano kari hejuru, kano iyo foto cyangwa icyo kintu ushaka kumenya ibintu byanditseho, uba wagifotoye cyangwa wagikoreye screenshot nk'uko tugiye kubireba mu kanya. Noneho hano ha gatatu ho, hano ho uhita ubifotora ako kanya, noneho bakahita babigusikanira wanagafotoye kuri ako kanya, nta kintu na gito yabigusabye. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzakora, ngiye gukoresha kano ka kabiri, kano ko mu hagati uzakoraho. Nimara gukora nta kintu uzakora, uzahita ureba bya bintu noneho ushaka kumenya. Nk'urugero urabona n'iyi taburo iyi ngiyi, urabona bino bintu byose biri hano barimo barabisikana, bagiye kuhita babiduha mu magambo. Urabona hano munsi bidatinze bahise babiduha mu magambo. Reba bahise babisikana babiduha mu magambo. Rero kugira ngo ubikopiye hano nta kintu uzahita ukora ahangaha shyize fresh, hano handitse select, ahangaha uzakoraho. Ukimara gukoraho bazahita babiselectinga byose ibyari biri kuri screenshot yose bazahita babiselectinga, noneho bite bijya mu bururu nk'uku nguku. We nta kintu uzakora kugira ngo ubikopiye, uzahita ukora hano handitse copy, ahangaha uri kuhabona uzahita ukoraho. Ukimara gukoraho butayari uzaba ubikopiye, ubibyaho uzaba birangije. Ukimara kubikopiya nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora back, uhita uva kuri application uzayiva. Ukimara kuyiva nta kintu uzahita ukora, uzahita uza muri telefone yawe ufungure Google Play Store. Nanone uzahita uyifungura Google Play Store cyangwa App Store bitewe na telefone yawe. Subira inyuma. Ukimara kuyifungura nta kintu uzahita ukora, uzahita uza hano muri search ahangaha. Ukimara kuza hano muri search uzahita uza hano hejuru muri search. Ukimara kuza hano hejuru muri search nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo ChatGPT. Uzandika uku nguku, nurangiza ukore kuri ita usakishe. Ukimara gushakisha nta kintu uzahita ukora, uzahita uyungukira ahantu hameze uku nguku. Wowe nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri application ya kabiri iyi ngiyi. Ukimara gukoraho, niba ari ubwa mbere uzabanza uyesitare ijye muri telefone yawe. Gusa wowe niba usanzwe uyikoresha bimbwira muri comment, niba usanzwe uyikoresha uri umuntu w'umugabo cyane. Rero wowe usanzwe utayikoresha nta kintu uzahita ukora, uzahita uyesitara. Numara kuyesitara ihita ijya muri telefone yawe. Ikimara kujya muri telefone yawe uzashakisha muri application ziri muri telefone yawe, nurangiza ushakamo ChatGPT uhita uyifungura. Twebwe dore ngiyi hano hejuru uzayifungura. Gusa wowe bizaba ari ubwa mbere, bazagusaba gushyiramo email yawe bihite bihura, uzahita ugera kuri taburo imeze uku nguku. Rero kugira ngo ubikore rero nta kintu uzakora, urabona hano hantu ho kwandika nta kintu uzahita ukora, uzahita ukoramo n'urutoki nurangiza wandikemo ti shyirira aya magambo mu Kinyarwanda. Cyane niba uri umurundi uhita uvuga ati shyirira aya magambo mu Kirundi bitewe n'ururimi wumva nyine uzi gusoma neza. Yenda reka nandike ngo shyirira aya magambo mu Kinyarwanda. Wabonye ko ibintu byari biri kuri ya screenshot byari icyongereza. Shyirira aya magambo mu Kinyarwanda. Numara kubyandika nk'uku nguku uzahita usigama akanya gakeya, nurangiza uhita ukora kuri kano kantu akangaka. Ukimara gukora uzahita ushyiramo bya bintu twasikanye hari dore ngibi hano hambere. Urabona ngiyi message yose ibintu twari twasikanye, dore ngibi byose. Nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kameze noneho nk'akambi akangaka kari hano. Ukimara gukoraho uzategereza gakeya bahite batangira kudushyirira bino bintu mu Kinyarwanda. Urabona bidatinze, urabona bahise batangira kudushyirira mu Kinyarwanda ibintu byawe biri kuri iriya nuza screenshot. Urabona barimo barabyandika mu Kinyarwanda. Rero uzareba ibintu byawe biri kuri iyo foto cyangwa kuri iyo screenshot, urebe ibyo ari byo. Niba ari aho kuzuza uhuzuze neza, uzi neza n'ibintu wujuje, kuko hari nk'ukuntu usanga abantu bujuje. Kuko nka kera byabaga ugasanga umuntu baramubwiye ngo sinya ahangaha, ugasanga asinye ngo bamutwariye umurima, ugasanga arasinye kandi mu by'ukuri yagakwiye kuba bizi. Rero no kugira ngo ukore uzuze ibyo bintu uzabanza urebe ibintu ibyo ari byo. Niba ari screenshot urebe ibyo bintu ibyo ari byo, none ubone gukomeza. Urabona ibintu byose bahise babidushyirira mu Kinyarwanda. Gusa ushobora no kuba utazi gusoma, nabyo bibaho cyane.
iyo utazi gusoma rero kugira ngo ubishyire muri voice noneho babikubwire mu magambo, nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka voice aka ngaka. Gusa ngiye sinshaka kugafungura kuko ndi gufata video byahita bipfa. Aka ngaka kizaga fresh uzakabona, wowe iyo ugakozeho bahita batangira kugusomera bino bintu mu magambo, nyine bahita bikubwira mu magambo kandi mu Kinyarwanda. Rero buno buryo urabona ko ari bwiza cyane, bwagufasha mu gihe utazi ururimi runaka, kuko hari nk'ukuntu unyura nko ku cyapa ukabona hariho ibintu kandi ukumva wifuza kubimenya, kandi ukumva nanone ntabwo wajya kubaza umuntu ngo mbwira biriya bintu mu Kinyarwanda, ukumva nanone nabyo ntabwo byaba ari ibisirimu cyane. Urabona ko buno buryo rero bwajya bugufasha, wajya utungaho telefone yawe ukabifotora cyangwa ukabisikana, none wamara kubisikana ugahita uza ugakoresha buno buryo maze kukwereka, ugahita ubishyira mu rurimi wumva mu bintu byoroshye cyane. Rero urabona ko kano kantu ari ak'ubwenge, niba kagufashije bimbwira muri comment. Ikindi kandi nibagirwa gukora subscribe. Gusa ushobora no kubona iyi video hari n'undi muntu yagirira akamaro, yimusangize nabwo nta kibazo, nawe amenye bino bintu. Urabona ko ari ibintu byiza cyane byafasha buri muntu wese utaragize amahirwe yo kumenya ururimi runaka. Gusa uko umuntu yameze kose, ndakeka ko nta muntu uzi indimi zose zo kwisi bibaho. Umuntu uwo ari we wese wayimusangize nawe akamenya kano kantu. Urabona ko kano kantu ari ak'ubwenge. Ciao dusubire muri video ikurikira. Iyi ngiyi ndasubiza ikibazo bambajije muri comment.